Hello people, now we are going to get a very wonderful lesson of how you can introduce yourself in interview. Most of my students have asked me to teach them how to introduce themselves in interview. How you can go in front of the interviewer and you introduce yourself in a very good way. Don't miss this lesson. It's a lesson that is going to help you. Good. Let's get started. Reka dutangire. Natangiye vuga ngo tugiye kubaha isomo rijyanye nuko ushobora kwitwara cyangwa se kwisobanura muri interview. Mu gihe interviewer uri kugukoresha interview aguhaye umwanya wo kwisobanura, wo kugira icyo umubwira kubyerekeranye nawe uwuriwe. That's what you are going to see. Nibyo tugiye kureba. First of all, you should begin by greeting that person. Ugomba gutangira usuhuza wa muntu. Good morning sir or good morning madam. Niba ari umugabo uri kugukoresha interview, it's better to say good morning sir. Sir na kajambo keza. Niho vuga ngo monsieur amakuru. Niho vuga ngo nyakubahwa ndabasuhuje mwaramutse. Mbere yuko ugira ikintu vuga my friend. Good morning sir or good morning madam. Niba ari mu gitondo ariko. Niba ari ugiye gukora interview nyuma ya saa sita, good afternoon sir or good afternoon madam. Niba ari nimugoroba, good evening sir or good evening madam. Good. Then the second step, intambwe ya kabiri utera ni uguhita utangira mu byukuri gushima umwanya guhaye. You start by saying, first of all, mbere ya byose, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. Mbere ya byose ngushimiye kumpa uyu mwanya wo kwisobanura cyangwa se kukubwira uwo ndiwe. First of all, umva kwa kantu, first of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. Ubu mu byukuri abona yuko utangiye mu murongo mwiza. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is, tuvuga izina ryawe, full name. Iyo ufite amazina atatu urayavuga rwose. Niba ari Jean Dodier Mucyo ugashyiraho akabyiniro, niba ari Keza bakuziho nta kibazo ushobora kugashyiraho, ariko niba witwa Rubyogo urumva ntabwo byashoboka. Ntabwo wavuga gutyo rwose niba ako kabyiniro utagakunda. Ariko kamwe ukunda bantu benshi bakuziho uzwiho cyane ushobora kugashyiramo full name cyangwa ugashyiraho na nickname bibaye ngombwa if necessary. Then here the step number 3, uhita umubwira aho uturuka. I am basically, don't say basically, ntuzamubwiye basically. I am basically, iyi nivugwa. I am basically from, ukamubwira aho uturuka, place aho uturuka. Ngewe nturuka wenda tuvuge mu burasirazuba. I am basically from Eastern Province, nturuka mu ntara y'uburasirazuba. But ariko currently ubu tuvugana, currently nubu aka kanya tuvugana, I stay ndi in Kigali City. Wenda place ugashyiraho Kigali City. Hano nyine nashize place, uzavuga place yawe nyine ushaka kuvuga. But currently I stay in Kigali City. Number 4, or step number 4 is this one. I did, uhitumubwira ibyo wakoze. Mu byukuri ufite nivo yihe y'amashuri. Ugiye winjiye noneho muri nivo y'amashuri. I did my graduation in, uhitushiraho ibyo wize. Niba ari Bachelor of Science urabivuga. Niba ari muri languages, niba warakoze graduation yawe ukaba ufite bachelor's degree muri languages, mu ndimi, nabyo urabivuga. I did my graduation in, ugashyiraho what you studied, ibyo wize. From, tuvuga university wizemo. From, for example, Makerere University. From, for example, University of Rwanda. Ibyo byose ubishyiramo, ushyiraho iyo kaminuza wizemo. After that, you say, uhituvuga noneho ibyo urimo ubu ngubu. Niba wararangije kwiga uri mu biki, wakomeje amashuri cyangwa se
uracyari kwiga cyangwa ufite akazi, wakomeje amashuri cyangwa ufite akazi, icyo gihe uravuga uti currently aka kanya tuvugana I am pursuing. Do you know to pursuing? Pursuing means gukomeza. I am pursuing, okay? I am pursuing, ugavuga ibyo ukomejemo. Niba ukomeje amasomo yawe, you say what you are studying now. Ushobora kuvuga uti none ubu ndi muri agronomy cyangwa ubu nakomeje kwiga science. I am pursuing my science in, ugahita uvuga university, aho uri gukomereza kwiga. Ukavuga uti wenda in Harvard University, ni urugero, cyangwa se in, or for example University of Rwanda, masters, ukavuga ko ari masters uri gukorera ubu ngubu mu gihe warakoreye bachelor's degree ubushize. Then urakomeza my strengths ni imbaraga ugira mu kazi. Njewe ibintu bikuranga, ububasha bwawe ufite cyangwa se ibyo ufite nk'imbaraga. Strengths biva kuri adjective strong no umuntu ukomeye. No strengths ni naho ukomeye he. My strengths are self-motivated. To be self-motivated ni ukumva wakora ubwawe udategereje motivation ivuye ahandi, udategereje ko umuntu agukoresha. A self-motivated person is someone who does each and everything without waiting for others to push him. Adategereje ngo abandi bamupushinge, wowe ubwawe ukoba wifitemo commitment y'akazi. That is to be self-motivated. Then when you say my strengths are self-motivated, umukoresha yumva ko mu byukuri uri wa muntu nyine uri self-motivated, wikoresha. Hardworking, ukora cyane, hardworking, and a disciplined person. Umubwiye gutyo yumva ko uri umuntu uri tayari. A self-motivated person, hardworking person, and a disciplined person. Kuba unafite discipline, uri umuntu w'imico myiza. Good. Then step number 7, you can say my short-time goal is to get a job in a reputed company. Intego yanjye ariko atari intego irambye, atari intego nshingiyeho cyane. It is to get a job in a reputed company. Njewe nkunda intego yanjye mbashaka kubona akazi muri company. Reputed company ni company which is trusted, company is igirirwa icyizere, and famous kandi nazwi. That is the short term goal of this person. Short term goal. Then and my long term goal, it is long term. Here it is term. Yes, term. And my long term goal is to achieve a good position when I can build my career and help the organization too. Uhituvuga uti my long term goal, intego zanjye zirambye is to achieve. Uzamenya kakana. Long term goal is to achieve a good position. No kugera ku mwanya mwiza. Ubundi iyo umuntu akora akazi aharanira kugera ku mwanya yifuza kandi mwiza. Rero uyu muntu ushobora kuvuga short term warangiza ukavuga na long term. My long term goal is to achieve a good position. No kugera kuri position cyangwa se umwanya mwiza where I can build my career and help the organization too. Aho nshobora kubaka career ni kariyeri yawe nyine, ibyo wize ukabyubaka neza kandi ukanafasha organization and help the organization too. Impamvu uvuga ibi ngibi ni ukugira ngo umukoresha abone ko uri tayari. Umubwiye short term goal, unamubwiye long term goal. Intego zawe zirambye n'izigihe gito. After that, you can say my hobbies. Agomba no kumenya ibyo ukunda, ariko biba byiza guhera ku bintu bifite ubwenge nyine. Ntuzavuge ngo ngiye nkunda I like swimming urekera aho ngaho. No. It's better to say my hobbies are reading books. Niyumva ukunda gusoma ibitabo, uzavuga this person is very intelligent. Just he spends his time in reading. He doesn't spend his time in playing cards. Uyu muntu ntabwo akina amakarita ntagira uzatangiza reading books. Cooking, niba ugiye gusaba akazi kerekeranye n'ibyo, cyangwa se ushobora no kuba uteka kubera ko ari ibintu ukunda nyine ukabimubwira. But it's better to tell him the hobbies that are related to the job that you need. Ni byiza kujya uvuga hobbies, ibyo ukunda nyuma y'akazi ariko bijyanye n'ibyo ugiye gusaba akazi. Urugero,
wize computer ugiye gusaba umuntu akazi, ni byiza kuvuga uti ngewe rero hobby yanjye ni ukureba uko abandi bakora, wenda tuvuge programs zitandukanye za mudasobwa, kuri mudasobwa. Icyo gihe umuntu azahita yumva ko ibyo bintu uri muri domaine n'ubundi na hobby yawe ari domaine y'ibyo ukora. Then after you can say my hobbies are reading books, kabanza icyo ngicyo, gusoma ibitabo, cooking and listening to music. Warangiza ukavuga uti ariko rimwe na rimwe nshobora no kumva umuziki. That is the hobby. Then after you should say that's all about myself. That's all about myself. Why is this? Ni nko kumwereka ko usoje ibyo wamubwiraga. Ni ibi binyerekeyeho cyangwa se nuko nareshyaga cyangwa se ni ibyo ngibyo mu byukuri nendaga kubabwira. That's all about myself. Then after you thank him again or her, ugomba kongera kumushimira. Then you say thanks again for this opportunity. Kamubwira uti murakoze cyane kuri aya mahirwe n'ubundi mwari mwampaye. This is a very good introduction when you need a job somewhere. Ukeneye akazi ahantu runaka, iyi introduction mu byukuri iragufasha cyane. Then this is the right time for the proverb of today. Today we're going to give you a proverb which is, tugiye kubaha proverb ivuga ngo where there is smoke there is fire. Uyu mugani uravuga ngo ahari umwotsi haba hari n'umuriro. Bishatse kuvuga ngo inkuru ntabwo ivugirwa ku musozi ubusa. Where there is smoke there is fire. Ahari umwotsi haba hari n'iki? N'umuriro. Inkuru ntabwo buri igivugira ku musozi ubusa. Niba abantu bari guhwihwisa ibintu ushobora kuza gusanga ari byo cyangwa se 70 cyangwa 80% byari byo. Where there is smoke there is fire. Kuko nta hantu hashobora kuba umuriro hatari umwotsi. Umwotsi ni ubanza hari abacanye. Inkuru rero nibi yagiye ku musozi ishobora kuba hari icyo yazanye cyangwa se iri kuvuga. Thank you very much. I am Teacher Jasper. We are together for the next lesson. Bye bye.